ndabashimiye Imana yo mu ijuru ibamere umugisha. Amen. Uriyumva utumeze? Ya ukuntu ndi kwiyumva rero muri kano kanya nyine ndababaye. Yego. Ndababaye kuba sheri wanjye akiri mu bitaro kandi wenda koroherwa kurimo ariko ni gukeya, ntago biragishyika ku kigero gifatika. Mbese aracyameze nabi muri makeya, ntago aroroherwa neza nyine tu. Uburwayi buracyamurembeje ni ukuri, mbese ntabwo nishimye nkuko wari ubimbajije. Yego. Mbere yuko wenda tuvuga ko ubwo burwayi bwa Vava, ubundi mumaze igihe kinini mukundana? Ya amezi 5. Ese uburwayi bwe mbere yaho ntabwo wari ubuzi? Ya nari mbuzi. Yarasanzwe arwara igifu. Ngira ngo yagiye anabivuga mu biganiro byinshi yagiye akora, avuga ati twagiye kwa muganga, yari yamerekeje. Ya igifu nyine ni icya kera. Gusa kiriya gifu cyamufashe mu minsi ishize ubwo yaravuye iwabo, cyo cyari kiri ku rundi rwego, ku buryo twagize ubwoba turavuga ati se hajemo kanseri, kuko afite uburibwe bwinshi cyane. Ya nicyo rero cyatumye mutabariza yakabona uko yivuza, bitewe n'uko twavuze ati ashobora kuba harajemo kanseri, kuko afite uburibwe n'umwuka no kanya aracyaribwa. Niyo mpamvu umuntu wese umuvuzeho nabi abababaje, ugashaka kugira ngo ukumire ibyari bikwiye kumugenerwa kugira ngo agaruke mu buzima ameze neza, wowe ubwawe ukabikumira uzi neza kandi ko arwaye. Harimo abo nari buze kumentioninga amazina yabo hano, bagiye bakora ibintu nk'ibyo by'ibiganiro bavuga ati ngo biriya ngo ni plank. Ngira ngo mu gitondo twasohoye ikiganiro turi mu bitaro, ubwo rero najyanye na Kwizera n'abanyamakuru Urugendo TV, abanyamakuru b'Urugendo TV. Ngira ngo twasohoye ikiganiro arimo abyivugira we bwite, agaragaza ukuri ku burwayi bwe. Ngira ngo mwamubonye ishusho, mwamubonyemo, ngira ngo mwayibonye. Arababaye cyane, afite agahinda gakomeye, akeneye ubufasha kugira ngo avuzwe neza, kandi twizeye ko azakira uko byagenda kose. Dr. M, ndagira ngo tumaze iminsi nk'abanyamakuru yenda social media ikintu cyose kibaye kuri social media bagahita bakitira prank, kuko prank imaze gufata iyindi ntera, ku buryo abantu bari kuvuga ngo bagiye gukora divorce n'umuntu, nyuma y'ibyo bagahita ngo ni prank, bakavuga ngo umugore yatandukanye n'umugabo ngo ni prank. Na Vava yarwaye ni prank, izo prank zanyu ejo ndi kuki ibyo bintu bari kuvuga ngo ni prank bibaye, bari kwifata nka prank kubera ko bibaye nyuma ya bya bibazo mwagiranye muri no minsi yashize. Iki kintu uraza guhera kuki ugitandukanyiriza abantu? Reka nyisobanure. Baravuga ngo umukobwa bumwe agatukisha bose. Yego. Ngira ngo hari abagiye baza ku itangazamakuru, singiye kuvuga amazina yabo, bari muri entre parenthèse, gusa ndavuga icyo bakoze kugira ngo wenda ubaza byumva, ariko utabazi si ngombwa ko abamenya. N'abantu babiri, umwe yaraje ku itangazamakuru kwa Rwema Mbabazi cyangwa se Gerard Mbabazi, ajyaho avuga ibintu anarira, avuga ati umugabo yaranaye gutya na gutya. Bukeye mu gitondo agaruka avuga ati ngo wapi, ngo kumbe ngo byari ibaze n'ibyo uko kugira ngo cana izamu, urumva ibyo kintu kwe. Urumva rero niyo navuze haruguru, umukobwa bumwe agatukisha bose. Niyo mpamvu mpita mvuga ni hari abagiye bakora ibintu nk'ibyo bigatuma abanyarwanda batakaza icyizere, bakavuga ati ubwo nabara bari kubikora, ubwo wasanga ari ibyo bintu by'amafaranga. Urumva niyo
niyo mpamvu nazanye ibimenyetso simusiga ngewe ku ruhande rwanjye. yego bwa mbere ntaraje ndabivuga, abanyarwanda barabyumva bibana byiza. ba bandi b'abakontre bafite amashyari bahita baduka baza noneho bavuga ibintu bidahari ngo zira ngo ni planka. ubu ndi kuvuga ku banyamakuru kugira ngo bahite babibamo abantu ko bya bintu ari planka. na ya nkunga yari igiye kuboneka yo kugira ngo ifashe sheri wanjye abashe kwivuza, bamwe na bamwe bagiye bayihagarika. ngira ngo witwa Kwizera wo ku Rugendo TV, hari umumama wari wamuhamagaye, wari wamwandikiye, wamwohereje voice note. ni umumama wo muri Amerika, amubwira ati ngewe ibitaro nzabyishyura, mugiye muzame facture, muzame facture y'ibyakozwe byose nzayishyura. ahita yumva ikiganiro cya bariya nagiye kumeshuninga amazina yabo, bariyizi n'abantu bamaze kubamenya, abantu bamaze kubamenya kubagarukaho kuko ntiwamenya niba ari abagabo, niba ari abapapa, niba ari abasore, niba ari abakobwa, urumva kuko umuntu base ni nko sinzi ukuntu nabyita nko ni ugusonga, gushinyagura mu magambo meza, ni ugushinyagura kuko bariya wafata mu rwego rwo gushinyagura. n'abashinyaguzi biriya bintu bari gukora ntabwo ari byo. mbere barabikoraga tukabihorera tukavuga ati nta kibazo, Imana izababarire, bitewe nuko ntaho byabaga byadufashe. twavuga tuzi ko icyo bari gumo ni indamo bakurikiye, mbese ni ikiri bujye mu gifu bashakaga tu, aho twarabaretse. ariko mu gihe rero bigeze ku muntu uri mu kababaro, umuntu ufite agahinda, warangiza ukaza ukamukina ku mubyimba, ukamushinyagurira, ukavuga ati ngo ibintu barimo ngo ni plank, nkaho ufitiye impuhwe abo bazatanga ayo mafaranga. ntayo tugusabye wowe, uwo nguwo runaka w'umunyamakuru niwe ndi kuvuga, urumva? nta nayo ufite, sibyo? nta nayo ufite. none se ni ikibazo ki, nizemuwe ki uri kugirira abo bandi? ni urukundo rwinshi bakunda se, cyangwa ni igifu cyawe uri kwagura, uri kugira ngo baze barebe ibintu washyize aho ngaho biri negatifu, cya gifu cyawe ugikwedure. numara kugikwedura, nibamara kugiterekamo, wa wundi warugeneye ubwo bufasha abubure, urumva? narangiza kububura, wenda agire nk'icyo kibazo aho ngaho mu ibyo bitararimo, nibyo wenda bizamushimisha, nibwo azaseka akishima akavuga ati ibyo nashaka nabigezeho, urumva? niyo mpamvu ndi kubabwira abanyarwandakazi, ni ukuri ngira ngo muzi gusesengura, kandi abanyarwanda buriya ni n'abanyabwenge, ni abahanga cyane. musesengure neza, mwumve ibikwiriye, mwumve. ngira ngo natanze ibimenyetso byinshi ngewe bifatika, nizerera ngewe mu bimenyetso. abavuga ko vava yaba atwite inda yawe, abo ngabo nyine biri muri bya bindi byahise. ibyo barabivuze turabihorera, uretse ibyo barabivuze turabihorera, turabareka bavuga ibyo bashaka, turabihorera. sheri wanjye nta muntu wigeze aza ngasubize, nanjye nta muntu wigeze aza ngusubize. ibyo rero nta bihari, sibyo? kandi uyu munsi ikiturangaje imbere ni ukuvugwa gukira kwa sheri wanjye. ibyo bindi biri muri entre parenthèse, biri inyuma y'ibyo turimo kano kanya. ibyo turimo kano kanya ni ugusabira ubufasha sheri wanjye kugira ngo akire. ibyo bindi bazabigarure, bazabibonamo izindi views igihe azaba yarakize. naba yarakize yicaye ahangaha, nanjye nicaye hariya, ibyo byose bazabigarure, bavuga ati wamuteye inda, bavuga ati biki, bavuga ibyo bashaka. ndabibemereye, uretse njye ndabibemereye, mu gihe azaba ari muzima yakize ahari, bazabikoreramo amafaranga, kuko niba babivuga bakinjiza bitwaye ikiza. ariko mu gihe sheri wanjye afite ikibazo, wowe ukaza kuvuga ahangaha ugira ngo ukumire ya nkunga yari agiye guhabwa kugira ngo abashe kwifuza, uwo muntu aba ari umushinyaguzi, uwo muntu aba ari umugome. none kuba ari mu bitaro, wenda ntabwo byo ari plank, nanjye ndabizi neza ko atari plank, umuntu arwaye. ni ukuri, wenda ntarajya ku kindi kibazo nshaka kukubaza, niba wowe muntu wifata ukavuga ko umuntu ari gukina plank
kigaragara. Niba hari abanze kwemera uje kubyivugira, ariko hari nanone harimo n'abemeye baze kureba ku kiganiro cyo ku Rugendo TV cyakozwe mu gitondo hashize, bigiriyeyo byo ubwabo. Hari umunyamakuru umwe wampamagara ngo ati tugiye kureba Vava koko niba ari ibya nyabyo. Bigereyeyo video bamufasha ari mu bitaro, ntabwo ibintu yaba prank ngo inshinge zibe ziteye mu muntu aba arimo serumu aba amerewe nabi. Vava turamuzi ntabwo bya prank tumuziho, ariko niba umuntu arwaye amerewe nabi ukajya hari ukavuga ko ari ukubeshya, wenda ibyo ushobora kuvuga hari abashobora kukumva nk'umutubuzi, sibyo? Harimo n'abashobora kukumva ko yego, harimo n'abashobora kubyumva ko ari ibya nyabyo, ariko uwo muntu uri kumvisha ko ari ibya nyabyo atari ibya nyabyo uri kubeshya, uri gukumira bya 5,000 yari kumufasha. Twese turi Abanyarwanda, dutuye mu cyaro, dutuye mu mujyi, nta wanga inyongera. Valentine twese tuzi ahantu aturuka, sibyo? Wenda ntago ari umwana w'umuntu uze wenda ukomeye, tuvuge ngo afite ya siransi iri bubashe kumukuraho mu cyaro imuzane Faisal. Rero please mugabanye wenda n'ukuri, bagabanye aho bagereye aho ngaho barekera, mugabanye uko nguko ngo niba ngo sinzi uwo ugeneramo mugenzi wawe, yego ko nawe uzagenerwamo. Yego, ariko nubikomeza gutyo ni Imana ihora cyane. Imana sibyo ihora yicitse, icyo gikundira Imana. Arwaye amerewe nabi, niba ufite ibyo 5,000 w'umunyarwanda bimuhe, abiho nagaruka mu buzima rwose aguha ibyishimo, n'aba yaje azaguha ibyishimo. Yewe kubeshyera icyaha. Hari umumama wampamagaye uyu munsi arambwira ati buriya Vava hari ibibazo nagiye nyuramo rwose, nafungura video ye nayireba nkumva ndanezerewe, bya bibazo nkaba ndabyibagiwe. Umugabo yaba yambwiye nabi, nkagenda mu cyumba nkikingirana, nkahita mfungura telefone nkashyiramo video za Vava, nkumva ndanezerewe cyane, nkumva ibyishimo biransanze mu mutima wanjye. Urumva nk'uwo muntu sheri wanjye baramuhaye ibyishimo bifatika cyane, sibyo? Abaramuhaye ibyishimo birenze. Ibyishimo wabigura iki? Mumbwire Banyarwandakazi, ibyishimo wabigura iki ku isi? Nta giciro cy'ibyishimo kibaho, nkuko nta giciro cy'umuntu kibaho, nkuko nta n'igiciro cy'ibyishimo kibaho. Umuntu rero guha ibyishimo wamuha ibyo utunze byose, singiye kukubeshya. Umuntu guha ibyishimo. Ikibazo nshaka kukubaza, ubona ni iyihe nyungu iri hari mu kuba umuntu yavuga ngo runaka ntarwaye kandi arwaye? Nayivuze kuva kare, ni ikibazo cy'igifu. Igifu kiba cyarakwedutse cy'umuntu runaka. Oya, ndi kuvuga uwo muntu ushaka inyungu mu bintu bitari byiza, bitari izo nyungu baba bashaka. Abo bantu bafite ayo macano bakora ibiganiro biri negatifu, bazi neza ukuri ko umuntu arwaye, barangiza bagakora ibintu biri negatifu. Ikibazo baba bafite ni ikibazo cy'inda. Kwikunda icyo ni icya mbere, kwikubira n'ikibazo cyo kutanyurwa. Wavuze ibyo uzi by'ukuri, ko nzi neza ko sheri wanjye ari nk'umuravumba, ari ikimenya bose. Uvuze positifu ukavuga atararwaye ni mu mutabare, ni ukuri baza bakakureba, bamara kukureba izo views ushaka ukazibona. Urarinda wavuga negatifu ngo nibwo bari buze. Ariko kare tunahura numvise umbwira hari abantu wenda mukamara gukorana ikiganiro nk'uko kivuga uburwayi bw'umuntu n'ubufasha, agahita azana undi ako kanya akompoza. Ibyo nabyo ntabwo ari byo. Ubyiziho uzi ko akora ibintu nk'ibyo ntabireke. Ugasanga uranumiye, wenda n'urugero ndaje ngaragaje akababaro ka sheri wanjye, uhise wakira undi muntu uje kugaragaza kote negatifu kugira ngo wowe ngo winjirize ama views. Ibyo bintu ntabwo ari byo. N'ababikora
nibyo ngiye najya mvuga kuko sinjya mvuga ibitari ngombwa ngiye buriya niko nteye mu buzima busanzwe mvuga ibiri ngombwa ariko we azaza ahita ababwira byose so nimumutegereze rero nimumufashe bya kano kanya mumufashe muri kano kanya abone uko yivuza kugira ngo abone uko azaza none abibabwire neza mumenye ukuri nyirizina apana byabari ahubwo bari gukora amaplanka babeshya kandi ibyo bari kuvuga bazi neza ko arwaye noneho bakaza kugira ngo bibone izo views kugira ngo babone ikijya mu nda zabo nuko bimeze nyine tu rero turi kugana ku musozo w'ikiganiro gusa icyo twabwira abantu ayo mafaranga arakenewe ariko n'amasengesho n'amasengesho urakoze cyane isengesho burya niryo ry'ingenzi kuruta n'ayo mafaranga kuko Imana yagukijije igukiza burundu so n'abanyamasengesho turabasaba kugira ngo nukuri muzamura amaboko muyerekeze kuri sheri wanjye mumusabire Imana yo mu ijuru imufashe akire.